just implanted a radium diode. They're the access codes to your drop spot. It's now reality for some. I can pay, open doors, and have my business card in there as well. These Aussies say they're being microchipped to simplify their lives. Which will connect to my work pass, which will allow me access to my office, to use the printer, to use the scanner. We won't need any ID cards, we won't need any PIN codes, access cards or anything, so we can live a much sort of freer life. The microchip is the size of a grain of rice and the procedure takes just 15 minutes. First, the area is sterilised, then the location marked. The chip is then placed inside a hollow needle and inserted underneath the skin. Data from your bank card, payment method, building swipe, LinkedIn profile or medical history is cloned onto the chip which is implanted in the hand. Using the same technology as tap and pay cards, the chip can then be used to open security doors, pay for a coffee, use public transport and access information you've programmed onto the chip. This Perth body modification artists already embrace the trend. I have a business card on one I have just for funny images to load up on people's phones randomly, and one of them I use for being able to operate and open a door lock. We'll turn off the immobiliser. 32-year-old Joeltron has even built a motorbike which can be immobilised just by the touch of his hand. Easy as that. The microchip also has the potential to save lives. Personal medical data can be loaded onto the device like blood type and allergies and accessed in emergencies. For those concerned about privacy, the user can control what data is made available. Visa says it's possible for any device to become enabled for payments, but the chip would need to meet Visa's security standards and be issued by a bank. But our laws haven't kept up with the new technology. A man in Sydney recently copped a fine after implanting his transport chip in his hand. While microchipping may be a step too far, amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe kuri uno munsi ubwo tubazaniye ubutumwa dusanga mu byahishuwe igice cya 13 n'ubutumwa buvugwa mu buryo bwinshi bunasobanurwa mu buryo bwinshi, ariko uyu munsi tuje kubasobanura ukuri kw'ibyanditswe muri ibi byahishuwe igice cya 13. ni ahantu havuga inyamaswa ivuye mu nyanja, ariyo abantu benshi bagereranya cyangwa bavuga ko ari antikristo, urwanya Kristo cyangwa uwigereranya na Kristo. Mu byahishuwe igice cya 13 rero ni uguhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. ntago tuhasoma hose, turagenda tubasomera imirongo imwe n'imwe ivuga kuri uyu muntu uvugwa cyangwa iki gice icyo gishatse gusobanura. Ugisomye cyose wumva aya magambo. Havugwamo ibintu bine. Havugwamo inyamaswa ivuye mu nyanja, akavugwa inyamaswa ivuye mu gitaka, akavugwa igishushanyo cy'inyamaswa, akavugwa n'umubare w'inyamaswa. Ibi bintu rero bihuza bite n'ibyo tubona mu buhanuzi buri gusohora cyangwa aho isi igeze? Iyi nyamaswa rero ivuye mu nyanja, Bibiri ivuga ko ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ku mahembe hariho ibisigo 10, hanyuma ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Muri make uyu antikristo uzaza azaza atuka Imana, azaza yigira Imana, abantu benshi bazamuyoboka, abantu benshi bazamuramya ndetse banamutangarire bavuge ngo ninde mwisi umeze nk'uyu nguyu. Hanyuma yari afite nuko ateye cyangwa azaba afite imiterere. Iyi nyamaswa Yohana yerekwa yabonye yarasaga n'ingwe, amajanja yayo asa nayo n'inyamaswa bita aruku, akanwa kayo kasaga nk'ak'intare. Muri make iyi nyamaswa izaba ifite ubugome, cyangwa uyu mutegetsi azaba afite ubugome. Azaba afite amajanja akora ahantu hose, azaba afite ubushobozi bwo kugera ku kintu cyose, kandi azaza ameze nk'umwami cyangwa yigira nk'Imana, afite ububasha nk'ubw'intare. Imana yacu turengere kandi Imana yacu itugire neza. Ariko iyi nyamaswa ifite igihe izamara. Yohana yerekwa yabonye ko iyi nyamaswa izamara amezi 42. Ubwo bivuga ngo ni imyaka 3 n'igice.
iyo usomye mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 5 hagaragaza ko iyi nyamaswa izamara icyo gihe. Imana yacu turengere kandi Imana yacu ishimwe. Nyuma y'icyo gihe rero izakurwaho, izarwanywa. Hanyuma iyi nyamaswa kandi izahabwa kurwanya abera no kubanesha. Iyo usomye muri 13:7 Yesu yavuze ko iyo minsi yagabanijwe, iyo itaza kugabanywaho nta muntu n'umwe wari buzabashe kurokoka. Bivuge ngo iyi nyamaswa izanarenganya abera bisumba byose, ariko kubera ko iminsi y'akarengane yagabanyijwe, itorero rizasogongeraho gusa, hanyuma rigasahurwa, rikimurwa, rigahungishwa uyu mugome. Niko Bibiliya yagiye ibisobanura. Abari mu isi yose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo azayiramya. Hanyuma uyu mwanditsi agasoza avuga ngo ahangaha niho kwihangana no kwizera kw'abera kuri. Ufite ugutwi niyumve. Nshuti y'umusaraba, aha hantu birasaba ko abantu bahagira ubwenge, birasaba ko abantu bamenya ukuri kandi bakazagaragaza kwizera kwabo. Ndagira ngo uyu munsi mu bimenyetso biri kugenda bigaragara byerekeza muri kino gihe cya Antikristo, utangire kuzamura kwizera kubasha gutsinda niyo wagera mu kaga, niyo wagera mu rupfu cyangwa mu ngorane, ariko wibuke ko hirya y'ubuzima hari ubugingo, hirya y'urupfu hari ubugingo. Imana yacu turengere. Iyi nyamaswa ibyayo nuko nguko byari bimeze, ariko mu gice kindi ku murongo wa 11 hadutse indi nyamaswa ivuye mu gitaka, ariyo nyamaswa ya kabiri ngiye kubabwira. Iyi nyamaswa ivuye mu gitaka yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu by'ukuri iyi nyamaswa ya kabiri ni nayo izaba ari mbi, kuko ni umutegetsi uzashyiraho idini cyangwa uzaba ashingiye ku idini rimwe, akazategeka ko abantu baribamo. Ni nawe uzashyiraho icyo gishushanyo cy'inyamaswa, ntekereza ko icyo kizashyirwaho kigategeka ko abantu bose bakiramya, kikanicisha umuntu wese utazakiramya. Iyi nyamaswa kandi ya kabiri izaza ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Muri make iyi nyamaswa izategekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere, ari Antikristo. Kandi iyi nyamaswa ya mbere Bibiliya itubwira ko yari ifite yakomeretse uruguma rwica. Iyi nyamaswa ya mbere n'ubundi iyi Antikristo bivuga ko inyamaswa yakomeretse uruguma rwica, bivuga ko ari Roma yari iriho, ikaba itakiriho, ariko izongera ikabaho. Binavuge ko Bibiliya inavuga ko uyu Antikristo azakomoka muri rubanda nyamwinshi, ariko akazaba aturutse Roma. Abenshi bamwe bakunda kuvuga ko ari papa, cyangwa bakavuga ko hari undi muntu uzaturuka mu muryango wa Dani, kuko Dani niwe ufite umuryango wavumwe ko azaba ari umugome. Ibi ngibi ntabwo ari byo twari tuje kubabwira, ariko twari turimo tubisobanurira iby'iyi nyamaswa. Nimusoma byose muzagera mubisobanukirwa, kuko ukuri ntabwo kwigeze guhishwa, ukuri kwarahishuwe. Iyi nyamaswa ivuye mu gitaka rero izategekesha ububasha bw'iyo nyamaswa ya mbere, izahata isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwica. Izakora ibimenyetso n'ibitangaza, izamanura umuriro uve mu ijuru ugwa hasi mu isi imbere y'amaso y'abantu. Izabwira abantu kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota, ari ryo dini rizongera rikabaho rishyigikiwe na Roma cyangwa n'ubupapa, kugira ngo iri dini ribe idini rimwe. Hanyuma turagenda tubashyiraho n'amashusho y'izo nyubako z'izo nsengero zubatswe hateganywa ko hazabaho idini rimwe, abantu bose bakaribamo. Ni nayo mpamvu izi nsengero zindi turimo cyangwa aya madini turi kugenda tukoreramo azagenda yamburwa ububasha, habeho itegeko ryo kuramya iki gishushanyo, habeho itegeko ryo gukorana n'iryo dini gusa. Hanyuma izahabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Muri make izaha ubushobozi iryo dini gukora ku mugaragaro, kandi kizavuga. Iryo dini rizashyiraho amabwiriza, rizashyiraho amategeko,
kandi rizicisha abantu batazarikurikira. Idini nibwo rizatangira gukora ariko utariyoboka yicwe. Iyo usomye 13 umurongo wa 15 izatera bose, abakomeye n'aboroheje, abatunzi n'abakene, ab'umudendezo n'imbata, gushyirwaho ikimenyetso. Muri make nta muntu uzabaho adafite ikimenyetso. Tugeze rero kuri cya kimenyetso. Nababwiye ko ahantu harimo kugaragara inyamaswa ivuye mu nyanja, inyamaswa ivuye mu butaka, ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo. Tugeze ahantu hakomeye rero. Ibi bintu bihuzwa bite n'ifaranga rimwe, bigahuzwa bite n'indangamuntu koranabuhanga? Bibiliya ivuga ko igishushanyo irakivuga, ariko Bibiliya ntigaragaza iby'ifaranga rimwe, ntigaragaza n'iby'irangamuntu ry'ikoranabuhanga nk'uko babivuga. Muri make ibi bintu rwose bizaba bizamuwe n'ubukungu, kuko iyi nyamaswa izaba ifite imisozi ihagazeho, harimo n'umusozi w'ubukungu, hariho n'umusozi w'ubutegetsi, umusozi w'igisirikare, ndetse n'umusozi w'ubuzima, ndetse n'ibindi byose, ku buryo ari izaba ibigenga, ari izabiyora. Ibi rero bizifashishwa mu kugira ngo uyu mwami cyangwa uyu antikristo azagere ku bubasha bwe. Ariho hazashyirwaho ifaranga rimwe mpuzamahanga ku isi hose, rigakoreshwa mu ikoranabuhanga kugira ngo hakusanywe ubutunzi bw'abantu bose babashe kubujera, kugira ngo umuntu wese abe atakwemererwa kugura cyangwa kugurisha adahawe uburenganzira cyangwa adafite ikimenyetso. Bibiliya itubwira iki kimenyetso cy'inyamaswa n'izina ry'inyamaswa n'umubare w'inyamaswa. Uyu mubare w'inyamaswa ni 666. Bibiliya ikatubwira ko ari umubare w'umuntu cyangwa ni ibitekerezo by'umwana w'umuntu, ntago ari umugambi w'Imana. Ni umubare utuzuye. Imana ishyirwe hejuru kandi Imana ihimbazwe ko ibi bintu tubisobanukiwe. Ibintu abantu benshi barabisoma ntibabisobanukirwe, kuko gusoma Bibiliya bishaka kusoma ufite umwuka wayandikishije, impumeko y'Imana ikuriho, kuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, imurikira abantu batangira kubihanura no kubyandika ibashyizeho impumeko. Kubisoma rero bishaka kubisobanukirwa ufite uyu mwuka wo kumenya ukuri, gusobanukirwa ibyo ari byo. Hanyuma irangamuntu koranabuhanga bazatangira bayikoresha isikanye, ari ugukoresha telefoni, ari ugukoresha ikarita, cyangwa ariko igihe kizagera binjire muri systeme yo gushyiramo abantu icyo bita microchip. Bavuga bati kugendana ibyangombwa, gukoresha perime, gukoresha irangamuntu, gukoresha ikarita za banke biragoye. Tugiye kubikusanyiriza hamwe, babyigisha abantu, banabikangurira abantu, babereke n'ibyiza byabyo, babyinjiremo. Ndakubwiza ukuri, umuntu uzageza mu gihe cyo kwinjira aho bamushyira muri systeme, aho bamushyiraho ikoranabuhanga riri mu mubiri we, uwo muntu azaba agowe, azaba yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa, azaba yakiriye uriya mubare, azaba kandi n'izina ryayo rimwanditse mu gahanga. Iki kimenyetso bazagishyira hehe? Bibiliya itubwira ko bazagishyira mu gahanga, bazagishyira cyangwa ku kiganza. Ntibakabayobye, ntibakababwira ibintu bitari ukuri. Ibi ni ibintu bizaba, kuko ni ibintu byatangiye gukorwa mu igerageza, ndetse mu bihugu bimwe na bimwe batangiye kubikoresha. Ntuyobe rero, ubutunzi bwose buzaba bubaye ubw'isi, ibintu byose bizaba bibaye iby'isi. Niyo mpamvu Bibiliya tubwiye ngo ahangaha niho ubwenge buri, ahangaha niho kwizera kwabera kuri. Ibi rero niba igihe cyabyo nikigera, irangamuntu tuzazifata koranabuhanga, ifaranga koranabuhanga tuzarikoresha, kuko n'ubu byaratangiye. Murabona dukoresha mobile money, tugakoresha amakarita ya bisi. Ibi byose ni igerageza, ariko umunsi uzabona byakuwe kuba ari ikarita, kuba ari kode, bigashyirwa muri microchip, bakayigushyira mu kiganza cyangwa ku gahanga, ubwo ngubwo uzaba usezeye, uzaba ubaye umwana w'isi, uzaba ubaye umwana wo kurimbuka, ntuzaba ubaye ukiri umugaragu w'Imana. Nshuti y'umusaraba, ntekereza ko ahantu bizajya kugeza muri noka, itorero Yesu arimo kurigenzura, arimo gushaka uburyo arikura muri iyi kesi, kuko byanze bikunze azadutabara.